Reka tubifurize ibihe byiza ndetse n'icyumweru cyiza mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Ishingiro Sport. Birumvikana ni radiyo Ishingiro Sport, tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha cyangwa se amakuru yacu yo kuri iki cyumweru. Ni update zirimo kuvugwa, kenshi turi buze kwibanda ku matransferi avugwa ku mugabane w'Uburayi, ariko reka duhere mu ikipe y'ingabo z'igihugu cyangwa se duhere mu ikipe ya APR Football Club. Mu ikipe ya APR Football Club kirimo kuvugwamo nuko rutahizamu wa APR bamwita Denis Omedi, ni umusore w'umugande. Murabyibuka ko aherutse no gutorwa nk'umukinnyi mwiza w'umwaka mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero uyu musore ubu tuvuganira mu gihugu cya Uganda yahaye ibikoresho by'isuku abakobwa b'abanyeshuri bo muri icyo gihugu. Mu by'ukuri bwo ibikoresho by'isuku, tuvuze ibikoresho by'isuku harimo ibibafasha mu gihe bari mu gihe cy'imihango. Kuri Denis Omedi ni umwe mu basore bafashe ikipe ya APR gutwara igikombe cya shampiyona cyangwa se ibikombe bya shampiyona, ibikombe bitatu APR yatwaye muri uyu mwaka, harimo igikombe cy'amahoro Peace Cup, harimo igikombe cya shampiyona ndetse hakaba harimo n'igikombe cy'ubutwari cyangwa se Heroes Cup. Ibyo bikombe rero babitwaye bari kumwe n'uyu musore Denis Omedi uri hariya mu gihugu cya Uganda iwabo ku ivuko. Ubwo kandi mwibuke ko Denis Omedi impamvu ari muri Uganda yanahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes mu mikino bafite y'igicuti muri rusange. Reka duhite dusimbuka tujye mu yandi makuru avugwa ibwotamasimbi. Reka dore mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United mu kanya kashize yamaze gutangaza cyangwa se imaze kwemeza ko yasinyishije Matheus Cunha, uyu ni umusore w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers cyangwa se dukunda kwita Wolves, ikipe dukunda kwita ibirura. Uno musore ikipe ya Manchester United imaze kumusinyisha ku kayabo k'amafaranga atari na make cyane. Ni amasezerano y'imyaka igera muri 5 kuri miliyoni 60, kuri ibihumbi 60, miliyoni 62 n'igice z'amayero. N'umusore niyo mafaranga asinyiye. Amafaranga menshi cyane uno musore asinyiye. Ubwo rero uyu mugabo azafasha ikipe ya Manchester United itaritwe neza muri no sezo, isa n'ibyitwayemo nabi cyane, ariko reka turebe ko byibuze bizagera neza cyane. Kandi niwe mukinnyi wa mbere ikipe ya Manchester United isinyishije muri iyi merikato cyangwa se muri iyi sama, niwe mukinnyi wa mbere ubimburiye abandi, kandi ikaba ikomeje kugenda ishaka abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Abandi indi makuru agiye atandukanye bamwita Ter Stegen. Uyu nguyu Ter Stegen ni umwe mu bazamu b'ikipe FC Barcelona. Uyu mugabo aganira n'uwitwa Juan Garcia, uyu nguyu ni sporting director mu ikipe FC Barcelona. Baraganiye, barimo kuganira se uyu mugabo bite byawe, gahunda yawe bimeze bite? Ati ngiye icyo nifuza nuko nazaguma mu ikipe FC Barcelona muri sezitaha, kuko rwose ni ikipe nkunda, ni ikipe yambaniye, ni ikipe yamfashije buri kimwe cyose. Mu by'ukuri nta gahunda afite yo kuba nayivamo, keretse wenda muramutse munsezere mukabona ko atari ngombwa ko tuzakomezanya, ariko njye ku rwanjye ruhande numva nakomeza kubana namwe muri sezo itanga, komeza kuba umuzamu wa Barcelona. Ni Ter Stegen rero icyo twamuvugaho, wagize sezo mbi cyane iyi tuherutsemo, yagize sezo mbi cyane. Muribuka ko yavunitse hafi sezo yose birangira adafashe muzamu Sizini, niwe wabaye umuzamu wa mbere w'ikipe FC Barcelona, arayiheka kugeza batwaye La Liga Santander, batwaye Copa del Rey, cyo kora wenda Champions League ho byaranze, ariko utundi turushanwa twose twara mu gihugu cya Espagne. Wavuga ko ikipe FC Barcelona twegukanye ntabwo naba mbeshye. Ubwo rero Ter Stegen kubera ko byagize icyuho, kuko hari nk'ibitego batsindaga season ukabona ko haburaga experience, bakavuga ati Ter Stegen no muzamu yahaba hari igihe byari kugenda neza cyane. Ubwo rero reka tubihanga amaso niba koko Andre Ter Stegen no muzamu umaze muri Barcelona igihe kinini cyane koko azayigumamo. Mu ikipe ya Manchester City ubu tuvugane birimo kuvugwamo magingo aya ngaya, ikipe ya Manchester City iri mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Olympique Lyonnais yo mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi witwa Ryan Cherki. Barimo kuganira kugira ngo barebe uburyo bamugora wenda nko mu cyumweru gitaha. Bashobora kuzaba bamuranije no kumusinyisha, ubwo ni uguhera ku munsi w'ejo bashobora kuzamusinyisha kuri miliyoni 30 z'amayero. Cherki akaza gufasha ikipe ya Manchester City, ko Manchester City yo Manchester City ifite akanyamuneza ko uno musore adashobora kuzabyanga,
azabakinira muri sezo itaha. Ubwo rero ibiganiro bikomeje kugenda neza cyane, reka turebe ko bizakunda. Tugarutseho gato cyane mu ikipe FC Barcelona, nuko umugabo witwa Robert Lewandowski nyuma yuko batwaye Copa del Rey ejobundi, ndetse n'itangazamakuru riramwegera amubaza ati se Robert Lewandowski imyaka irimo kukujyana, dukurikije experience yawe uburyo ukina n'ibiki byose, ariko biragaragara ko ukuze, ese bizashoboka ko uzaguma mu ikipe FC Barcelona? Umutipe nawe arangije ababwira ngo I am sure our team will be stronger and I want to win even more. Aravuga ati ikipe yanjye ya FC Barcelona ni ikipe nziza cyane, ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe ikomeye rwose. Ku bwanjye numva nagomamo, ndashaka ko twazakomeza gutwara ibindi bikombe n'ibindi bihe byiza, tukagirana ibihe byiza cyane, nkakomeza kugira ibihe byiza cyane mu ikipe FC Barcelona. Ati rero njyewe nzagoma muri Barcelona, nta cyatuma Barcelona nyivamo, kuko ni ikipe yamfashe neza, yampaye agaciro, nzayigumamo rero nta mpamvu. Ubwo rero bari barimo kumubaza akazoza ke kahazaza mu ikipe FC Barcelona, cyangwa se niba ashobora kwivamo akaba yajya mu yandi ma ekipe, byose birashoboka. Avuga ati njyewe nzaguma mu ikipe FC Barcelona. Ubwo rero tumwifuriza amahirwe masa Robert Lewandowski. Mu yandi makuru agiye atandukanye turimo kugenda tubagezaho update, ariko kenshi bari amatransfer arimo kuvugwa. Bamwita Nasser Al-Khelaifi, uyu nguyu ni umuherwe w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Murabyibuka ko ku munsi w'ejo Paris Saint-Germain nibwo yatwaraga irushanwa rya UEFA Champions League, batsinze ikipe Inter Domera ibitego 5 byose ku busa. Uno mugabo avuze ngo njyewe miso ya Paris Saint-Germain dufite nta kindi ni ugutwara ibikombe, duhere ku cyitwa FIFA Club World Cup. Iki gikombe tugomba kugitwara, ndetse nanone tukazatwara na Champions League umwaka utaha ukurikiyeho. Rwose that is our mentality. Iyo niyo mentalite yacu, nizo nzozi zacu, nibyo bitekerezo byacu. Uyu muherwe rwose niko yavuze ati FIFA Club World Cup no tugomba kuyibikaho, none twarinze n'umwaka utaha tukazongera tukisubiza UEFA Champions League, kuko ubu turi ikipe ikomeye cyane, dufite umutoza mwiza cyane, nta mpamvu. Ibi rero tukiri mu ikipe ya Paris Saint-Germain, banabajije Luis Enrique baramutse nkawe koko dukurikije uko bibona Ballon d'Or urabona ari yande. Luis Enrique ataryemerwa ati Ballon d'Or rwose ni Ousmane Dembele. Ni Ousmane Dembele ati abantu benshi barimo kureba ngo nimugoroba ntabwo yarayatsinze, ejo ntiyatsinze, ariko nimujya kure muraza gusanga uburyo niwe wari uhetse ikipe, niwe wadefandaga, niwe wageraga gutera, niwe watangaga assist, niwe warwanaga ishyaka. Uno musore rwose ni Ballon d'Or yigendera, ntacyo narenzaho. Niwe wari leadership mu kibuga, niwe wari umuyobozi w'umukino, niwe wari umudefenseri, niwe wari mbese pressing, byose niwe wari byose mu kibuga. Abatsindaga ahanini ari we wabigizemo uruhare, ari wateguye ibyo bitego bakajya gutsinda, akongera agasubira inyuma akarinda ikipe. Mu by'ukuri yari nk'umusirikare uyoboye abandi ku ruhembe. Ubwo rero tutabitinzeho, uwitwa Ousmane Dembele n'ugomba kugira gute, n'ugomba gutwara Ballon d'Or. Tuve mu ikipe ya Paris Saint-Germain tujye mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal rwose ku bino kubwiza irimo gushaka umusore witwa Benjamin Seseko. Uyu mugabo Seseko yakiniraga ikipe yitwa Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mugabo nko muri nose ziherutse, reka turebe, yakinnye imikino igera kuri 87, mu mikino igera kuri 87 yatsinze ibitego 39, atanga assist zigera ku 8. Nurebe no statistique no mugabo turebizi ko ikipe ya Arsenal nimwe mu ekipe yakunze kugira ibibazo byo kubura abataka, nimwe mu ekipe yakinaga ikoresha impande, ariko hakabura umu full striker wundi urangiriza mu izamu. Ubwo rero Seseko baravuga ati turamutse tumubonye yaba ari showa nziza cyane, byaba ari uburyo bwiza cyane bwo gukomeza gushaka intsinzi. Ubwo rero Seseko barimo gushakishwa n'ikipe ya Arsenal. Tubwire the Gunners, tubwire ngo congratulation muramutse mumwibitseho, ntako byaba bisa, yaba ari inkuru nziza cyane ku basore ikipe ya Arsenal. Mwaba muhashye neza rwose, ntago nambeshye, yazabafasha byinshi cyane, ndasanga n'ibikombe murimo kubura ari uje kuba urufunguzo rwabyo. Ubwo tubabwire ngo Mikel Arteta gakomeze asimbukire ku isoko ariko yazabonamo abandi, ariko mu by'ukuri ku bakozi b'ikipe ya Arsenal ngo umusore urimo gushakishwa byo ku rwego rwo hejuru. Rero nshuti bakunze ba Radio Shingiro Sport, birumvikana ni channel yacu
nshyashya turimo kugenda tubagezaho amakuru, bwo abatarakora subscribe mwaza mukayikora kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye, tujye tubana update. Njye kenshi mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Iragena Eliel, nagenda abakubitaho update mu gihe ngiye Alpha ntabonetse, Eliel nawe ahita zibakubitiraho. Ubwo rero muze tujye tubana kuri iyi channel yacu nshyashya, ubundi tumenye amakuru avugwa mu isi ya siporo. Reka mbabwire ngo mukomeze muryoherwe n'impera z'icyumweru, rero mukomeze mugubwe neza. Rero abagiye gutembera cyangwa se bari mu birori bigiye bitandukanye, mukomeze mwenjoyinge neza cyane, babwira ngo mukomeze mugubwe neza cyane kandi intangiriro nziza z'ukwezi zikomeze zibaryohere.